Zitemba maribori munsi y'umukondo hose n'amacesi. ya so nuko dusoje ibyo twaganiraga n'amagambo y'ubwenge twaganiraga umbishe uko umusaza warerewe hafi ya uyu nguyu rero noneho uyu nguyu urabona dutuye mu karere kamwe yego noneho uyu nguyu umusaza ubona aranduta tu kuko ndi hagati yanjye imyaka ndusha ndayizi yego karere kamwe muri make warerewe hafi yiwe bivuze ngo hari n'igihe ashobora kuba yaragize uruhare mu kurerwa kwawe icyane rwose bivuze ngo nta bantu ba hafi n'ubundi alimu boss papa busari ni gayange boss papa wanjye n'ubu ngubu ataba bitakunze yababwira ngo we mukemera aziki muri bigenda neza ibintu birazamutse ubu nitwa Gisupusupu nimita ndirimba Maria Jeanne. Nize yose gihe hasi so tugere ku muntu noneho wabaye nkaho mu mirerwe yawe yari hafi yawe. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalingo mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Sikanizere ko ukomeje kumererwa neza udukurikirana umunsi ku munsi. Wowe koze subscribe ndagushimiye cyane, nawe utarayikora ndibaza ko ubere umwanya kugira ngo tubasha kubana bwa byacu bya buri munsi. Wowe koze subscribe ndagushimiye cyane, nawe utarayikora niwo mwanya kugira ngo tubashe kubana umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota. Kora subscribe nyamara kuri Manzi Innocent, wirukankana none wongere ukore kuri subscribe kuri Cyomo 500. aho hose twahurira mu bice bigiye bitandukanye. Ndabasuje cyane mwebwe muri mu mujyi wa Kigali, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, Burasirazuba n'Iburengera bwaryo, ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane, nizere ko mwakoze subscribe aho hose duhurira mu bice bigiye bitandukanye. Nitete Pass ngo cyatanga tubakanza babere shambure byabuze mavuta ya badem cyangwa se hankananiye abagugunyi. Kano kanya ahantu mperereye ntago ndibuze ko kavuga ko ari igihe nshobora kuvuga nkaza gutegwa, kandi abasaza mu basaza babaza aho duhere ahariho. Umeze fresh neza cyane, amwita Gisupusu. Abko ndagira ngo kano kanya abadukurikiye babashe kumenya amazina yawe, ko wenda hari umuntu ushobora kuba yaracitswe mu gihe babivuze, cyangwa se mu gihe wari uhari bari kukuvuga wenda bakavuga ati uyu muntu yitwa gutya gutya. Ndagira ngo utubwire amazina yawe nyakuri nayahe. Ndiruvugutana amakozo rwamamba ari umugabo uzigenda imbere ntago njya ngo mubi imbere. Nitwa Nsengiyumva François aka Gisupusupu. Nkaba mvuka mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kiramuruzi, ariko noneho aho nakuri ni Rwagitima. Nkaba ndibona kwa Mwatatu. Handi bavuga ngo mwana nakuze none utsatsi wose none so twatwakiye na mugenzi wa muri kumwe, ntago ndamenya uko bimeze, isano mufitanye ryari ryo icyo mupfana n'iki ndagira ngo mbimenye neza. Umeze neza? Ndaho umeze neza. Mwami Yesu akureba icyoroshye. Mwami Yesu ndinze neza. Amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Nsengiyumva Samuel, umwana w'Umugesera. Umwana w'Umugesera? Umwana w'Umugesera, uko abazinyo barugiye muzira nkende karabaye. Abananye nishimiye abantu tugomba gusangira ikiganiro. Yego. Nicaranye na Gisupusupu twabyukanye. None se ikibazo giha ni kimwe. Ngewe akaganye tukivana kuvugana se hari amazina ngiye kumva nkumva asa nkaho asa, cyangwa se asa nkaho agerekeranye. Ibyo bintu wenda nsanga nko nako ngeranyije nanjye muri juru yanjye, sindi mutanga none sindi gito sindi n'umukuru, ariko ndi kwibaza amazina yanyahuriye kuki. Amazina yacu yanahuriye nanjye ubwanjye ngitangira kumubona
yitwa Nsengiyumva François nanjye namubonye nitwa Nsengiyumva Samuel bo mupfana iki rero mupfana ubunyarwanda niko mbona yego niko mbona kuko kagiye kuri gisupusupu gisukari majyane impore nihe sano mfitanye n'uyu uyu nguyu rero noneho uyu nguyu urabona dutuye mu karere kamwe yego noneho uyu nguyu umusaza ubona aranduta tu kuko ndi hagati yanjye imyaka ndusha ndayizi yego ni ukuvuga ngo uyu isa n'umuntu warerewe hafi yiwe ndetse ko nari umugabo n'ubundi yego ariko none twarasabanaga simenye ko tuvuka mu karere kamwe muri make warerewe hafi yiwe bivuze ngo hari n'igihe ashobora kuba yaragize uruhare mu kurerwa kwawe cyane rwose bivuze ngo nta bantu ba hafi n'ubundi yes ni ukuvuga ngo nge nakataga Rwagitima nkahita nahikirwa nkaca kurya ku muharuro wiwe so wagiye ubisobanura kenshi cyane uravuga uti Rwagitima na gutya kwa Mwambine gutya weho ukurikije n'inararibonye ryawe kuko wenda uyu asobanuye yuko Nsengiyumva asobanuye yuko yererewe hafi yawe kwa Mwambire byaje gute kwa Mwatatu byaje kwa Mwambire no kwa Mwatatu abantu kuvuga ngo ni mu mwaka uherera ku mu 1975 yego hariya kwa Mwambire yari afite resitora kwa Mwatatu yego afite resitora umuhanda wahanga Rwagitima wa kaburimbo niho wacaga aho bita mu Gatovu yego noneho Nsengiyumva François yari umuntu w'umuhanzi ukoresha igobore yego igobore ni ibubura bacu igobora hari abantu benshi bakita ibubura igobore cyangwa se umuduri mu Kinyarwanda bita umuduri mu Kirundi kaba ari igobore noneho cyane Nsengiyumva nguwo uyu turi kumwe twicaranye yego ako kantu dore ko abahanzi bari n'abakicyo gihe ariko yahangaga mu bihangano bye acurangisha igobore abantu bakamwemera rero bakamusanga akabashimisha umuhaye igiceri cy'ijana umuhaye icyasenkari dore ko icyasenkari cyari nka 500 yego amafaranga ya kera y'amadolari akishima bugake kagaruka ku munsi w'isoko akabashimisha bityo ubuzima nk'ubwo ngubwo abuzamukiramo yego ibintu bigenda neza bigeze aho rero tuza gushimishwa nuko yazamutse n'umuntu yego gisupusupu baza kuri mwita babikuye ku ndirimbo yahanze irimo icyo gisukari majyane sukari majyane n'iryo zina rya gisupusupu rivuye kuri iyo ndirimbo abariho bahera bamwita gisupusupu aba gisupusupu na bugingo n'ubu kandi azarinda mu buzutu azarinda ubuza ngo iki azarinda mu buzutu ari gisupusupu byararanye byaramuhamye so wenda hari igihe navuze ko ibyinshi cyane mu bintu bitewe n'itangazamakuru wagiye ucamo hari byinshi mwagiye muganira abantu basanzwe bazi kuko abantu benshi cyane bamenye izina Rwagitima ari uko wowe uharerereye ari uherereye sibyo banabimenya ari uko usohoye indirimbo irandimwe Rwagitima wahitiriye Rwagitima ntabwo turibuza kuganira mu byagiye biba bitewe n'ibyabaye so najya ngo wenda umbwire mu gihe mu mitangire yawe ugitangira kuvuga uti reka mfate umwanzuro mfate ibubura cyangwa se kwa kundi numvishe mu byita ryari ni ukuvuga ngo njye naricaye nacaga ku muharo w'uyu musaza yego naricaye ndavuga ati ariko umuntu yari yampaye akazi maze kumpa akazi cy'umunsi urabona twakoreraga inoti 1000 yego icyo gihe byari no mu kwa kane cyane ntazibagirwa biba mu buzima bwanjye yego noneho ngewe nari kumwe n'umuguri wanjye yego
mama Fiona akamwemera pe nta utamuvuga pe umugore wanjye ndamukunda umusa urasa n'umutware w'amahinga zikutse yego uriya twaruhana umusa batazajya n'undi unyibeshyaho ngo wenda ngo bite oya nkunda umugore wanjye yes noneho tujya ahantu guhurura ikawa icyo gikawa zari zeze ebana araduserereza ebana amasaha nk'iki gihe urabona 11 hafi 12 zenda kugera yego byabaye ngombwa umuswa arangije akiri iki arananyambura anyambuye ndavuga kwishyura ideni rya nta niryo yigeze nyishyura ibaza ariko kugira ngo ufate amabasa 3 umugore yahuruye ikawa ibasimwe n'utudobo 2 yego kuva mu gitondo noneho nge ndamubwiye atari ko se mama wanjye ko ngiye naje gukorera inda wenda buduhaye ingemeri ibishyimbo andi uri buyaduhe kubera ko twebwe akazi twakarangije yego ibana narice ndavuga ngatiri kose ko neza akazi nkaba narize akazi nkaba nzi gucuranga yego ubundi bingi wabyihora nkareba nkatarasa nkumva ko byavamo nukuvuga ngo yaranyambuye amaze kunyambura ngiye nari mfite amafaranga ngenda ngura agacuma mushiti wa yego ndangije njya wakikatiye yes kuri nabonye uburyo ukabaga kase gutya ngiye wakikatiye nagiye ujebeka hariya rwagitima arajebeka ndagenda shaka igiti kitwa umushubi kigonda ku buryo kitari buturike bibaho yego kiriya giti kiba gikomeye cyane wenda hatazajya n'umuntu uvuga ngo umuduri ukoreshwa n'igiti kibonetse oya umuduri uratoranywa hari igiti cyabugenewe cyawo ndangije ndavuga ati ubundi kugira ngo umuntu azajya kuzingiriza wabikora nk'umuntu wabyize kandi nzi ko bizakunda ntaje hano rwagitima hano ubona barankunda ndaririmba barankunda yego ibana mpita mbona ari mama alimu boss papa we ni ganje boss papa waje nubu ngubu ataba bitakunze yababwira ngo we mukemera ariko ntaribi kuko ntago akunda umuntu azamura yes none ubwo naravuze ati ngiwe ngiye kumva numva arampamagaye hari umugore bita Ana ntabwo nzamwibagirwa n'abantu bagitima wenda namushuje kwanza naje uyu munsi kwatembera ariko tiko namubonye ubwo nubundi nahise nkora umuziki bigenda neza ibintu birazamutse ubu nitwa Gisupusupu mpita ndirimba Maria Jeanne nizo yose gihe hasi so tugere ku muntu noneho wabaye nkaho mu mirerwe yawe yari hafi yawe so muhereze mikoro nta kibazo vie cyangwa se muzehe muri make umuntu n'icyongereza n'igiswahili Faransa vie bar mbare so vie mu mitekerereze yawe cyangwa se uko wakuze ubona cyane ko mwatubiye ko we n'umundi yakuze ari hafi yawe arerwa hafi yawe wenda nubwo ari wenda kenshi na kenshi umuntu adashobora kubutobora avuye ngo ngurya nawe cyaha ibyo nakoreye runaka nawe bidukeneye wenda kanya bitewe n'uburyo wakuze ubona Nsengiyumva impande yawe cyangwa se Gisupusupu impande yawe wakuze utekereza yuko koko cyangwa se uburyo mubonaga wakuze ubona yuko koko uyu muntu azaba uwo ari uyu munsi oya kuvuga ukuri ibintu byose bigira igihe cyabyo muri cya gihe twabanaga nawe umunsi ku munsi uko isoko ryaremye aza akadukinira twe twumvaga ari ibyo bikini kugeza ku ndudu nta wibazaga yuko ashobora kuzabona impano imeze nk'uko imeze uko yego oya rwose yarazaga akadukinira uko isoko ryabaye akadukinira tukamuha ibiceri tukishima nawe kandi akishima ariko ntawateganyaga ko ashobora kuzagera aho ageze yego bivuga ngo igihe byanze bikunze yego byanze bikunze umuntu wese agira impano Nsengiyumva François alias Gisupusupu burya yari yavukanye impano yego iyi yari yavukanye impano
itarapfunuka ngo igaragare ku buryo bw'urwego rwo hejuru, ariko niyo yari afite icyo gihe nayo yaramutunze, yamubeshagaho tu akabonera agatama ke, akibonera agahaho k'umwana, yaba yagiye mu isoko yadukinire ako gakino agatahana ihaho, n'ubundi kandi ntasebe n'ubundi ntasebe akagenda atumuye agatama ke, n'ubundi agatahana ihaho rye. Igihe kigeze rero uko Imana yabiteganyije, impano ibirakuze kugeza aho ihagaze. Ubu rero nuko vuga ngo ahubwo isaha n'umunota buri gihe azajya ajya kuri ritari apfukame avuga ati Mana wagire neza. Nanjye ndayishimira cyane, njye ndayishimira cyane. Nsengeyo kuvuga kuri harandi mashuri wize? Oya ntayo. Uwiteka ni Imana, no kuvuga ngo nge Imana yararebye ngo burya ari igihe uvuka akavuga ngo iki kizagutunga, iki ntikizagutunga. Nubwo buryo hari n'umuhanzi twigeze ntawe mvuze yarambwiye ngo umugisha wanjye ngo waturutse mu ishashi. Ndamubwira nti ntega amatwi nk'inararibonye nk'umusaza, nk'umusaza namubwiye nti burya umunsi wari wageze utaza kugera ntabwo warambonye, yari yavuguye amarembo yakinguye ngo ngenze kureba umuhanzi runaka ntazi, ndamubuze nzamuvumba. Nicyo gituma rero mvuga ngo kugira ngo nsoze nyine iri jambo warumpaye, nubwo wenda ridasoreje hawe nduza kumva n'irindi icutse, ariko ikigaragara cyo nuko buri gihe umuntu uko ari nuko aremye, umunsi ntuzwi, ariko burya Imana iba yarawuteganya, isaha ibihari. Nsengiyumva rero François Alias Gisupusupu cya gihe yakoraga biriya nawe ntabwo yari abizi, niba ntibeshye ntabwo yari azi ko azagera muri uru rwego, natwe ntabwo twari tubizi, ariko isaha yarageze, Imana imuzamura mu ntera nk'uko yabiteganyije. Nuko bimeze kandi nuko bizakomeza kugeza ubwo bw'umujyi buzutu. Bambe kugeza ubwo kugeza ubwo Imana imuhamagaye. So wenda nagira ngo kwako burimo burira, nagira ngo wenda ducutsa ikiganiro, wenda hari byinshi wagiye umubonaho, nawe hari byinshi yarakuzo bitewe nuko warerewe impande ye. Ngira ngo wenda ndagira ngo mvugana Gisupusupu wenda atubwire mu ntangiriro yo kuzamuka, apana cya gihe wajyaga ku muhanda gukora igihe cya senkani 10 gukoreza amafaranga wenda ukabasha kuhahira umuryango. Icyo gihe mu ntangiriro zo kuzamuka kwawe ibintu wabibonye ute? Njyewe Uwiteka niwe mwungeri, ntacyo wakora utari kumwe nawe. Yego ntuzakena, ntabwo uzakena, nta nubwo uzabwirirwa. Njye mbishimira Uwiteka, njye mu magambo yanjye ndashimira Imana, ndashimira n'abaturage bangize umusitari, kuko njye ndi umusitari w'abaturage, ntabwo ndi wa musitari wifunga. Wacu ni Rwagitima, dukunda abantu, urabona ko twahuzwe nare n'umusaza. Uyu imyaka dusha ni myinshi. Iyo ubonye umwana we yigaha, ariko none uyu yambaye bugufi. Hari naho duhura bakambwira ataka gafoto rw'umusaza mu vindimwe tubindimwe. Nkaba mbishimira, nkashimira abankurikira, nkashimira ndetse namwe abadije n'abanyamakuru, kuko mudahwema kuturukaye. Reba kuba mwaturutse iri iwanyu mukaza mukasakuma mukavuga ati reka duhe abaturage ibyishimo. Kwa Gitima wasanze kwa Gitima hameze ati wasanze turi fresh. Oya ntega amatwi, wenda iwanyiri i Kigali mujya mudukangisha utujaridi utuntu ndetse n'abakidahari nababona, ndetse wenda mutukangisha n'abakobwa beza. Wasanze mu Mutara n'abakobwa beza dufite bameze neza. Ntago bakwakira uko bishaka, ntibakwakira uko bishaka cyane kabisa. Icyo washatse wagifashe ari amadakika. Hari n'igihe babandi nuko nayo. Njye nkaba abashimira n'abafana banjye bahora bakande subscribe.
ubundi bakurikira icano ubundi bakanda ibintu bigende neza bashyireho n'akazi basubiza amerwe reka ya umunsi ntabwo uza yamanuza wavuze oya amerwe mu isaha sawa kandi Imana ibaye umugisha. So reka nkubwire rero mwakoze cyane kuba mwabashije kuba uduha umwanya muto wo kuganira. Niba uzadukunda cyangwa niba kudukundira tuzaganira n'umuhungu w'uyu mugabo nawe tuganira twumva uko yahoza kumva byagenze gute gutya na gutya. So nagira ngo dusoza nagira ngo duha akapera mu ndirimbo yawe uyumvamo cyangwa se ikuza hafi ari urimba bana nakunze Maria we umusatsi we wose yawukubise kupe amabere yose yarayateretse amatako ye kandi n'amatomati negeze zose ngo zitemba maribori umunsi y'umukondo hose n'amacesi. So nuko dusoje ibyo twaganiraga n'amagambo y'ubwenge twaganiraga umbishe uko umusaza warerewe hafi ya Gisupusupu Maria Jeanne Gitomate umbishe uko byagenze imikurire yiwe yabikurikiranaga mu musaza cyane ko amurusha imyaka yarerewe hafi ye avuga ati ngewe uko namubonye nuko nguko n'amagambo y'ubwenge ushobora kwicana nawe uri umuntu mukuru ukayigiraho cyangwa se ugafatiraho bitewe n'urwego rw'imitekerereze ushobora kuba ugeze. Mukore subscribe kuri Manzi Innocent TV ndetse kuri Cyo 500. Imana ikunze kubana natwe ni igiti nk'ibisanzwe. Ciao ciao.